hamwe nanjye dada hagati aho burya mu by'ukuri amakimbirane amakimbirane yo mu muryango, amakimbirane yo mu ngo hagati y'abashakanye mu by'ukuri ni ikintu kibi cyane. Ushoboye kuyirinda byaba byiza cyane, ariko nanone burya bajya bavuga ngo akarimi koshywa n'akandi. Mu gihe wo mubana umudamu wawe cyangwa se umugabo wawe, mu gihe ubona ko mu by'ukuri hari ikintu gishobora guteza umwuka mubi hagati yawe nawe, burya biba byiza mu gihe umwe afite amahane undi agatuza, kugira ngo nanone hirindwe kuba mu by'ukuri umwe yasakuza n'undi agasakuza, bikaba byatuma umwe uburakari buzamuka cyane, ugasanga hari ukuntu ibintu bitagenda neza. Umugabo yagize gutya hariya mu gihugu cya Uganda, ni ibintu byabaye muri iki cyumweru, ngira ngo umusibe ejo kuwa mbere nibwo umugabo yagize gutya. N'umugabo hariya byabaye mu gihugu cya Uganda, aho byabereye mu gace ka Mugete, aho umugabo witwa Zalimon Bwambale yagize gutya. Yarasanzwe ngo nkuko byasangajwe n'abaturage baturanye nabo, uwo mugabo yarasanzwe ataha ngo nijoro, ariko noneho ugasanga ngo muri urwo rugo rwabo mu by'ukuri ngo igihe cya nijoro cyabaga ari igihe cy'intonganya, ugasanga bararwana baratongana, ye umudamu akajya acishamo byagira nijoro akanigendera, mu rwego rwo guhunga ko wenda muri za ntonganya cyangwa se muri ya makimbirane nyine bagiranye muri iryo joro havamo kuba barwana, cyangwa se umwe akanaba yanahasiga ubuzima bitewe wenda n'uburakari, cyangwa se nanone bitewe n'umujinya wabo bombi. Noneho uwo mugabo yagize gutya kuwa mbere atangwa ari nijoro, amaze gutaha nijoro mu gicuku asanga ngo umugore we yateguye ibyo kurya atishimiye, aho ngo yageze mu rugo ari nijoro mu gicuku abandi baryamye, ngo asanga umugore yatetse ngo umutsima w'amasaka, asanga umugore yatetse umutsima w'amasaka ngo ndetse n'ibishyimbo karanze n'udushyimbo rwose, aho ngaho turi buze kuba twarishwa wa mutsima w'amasaka. Hanyuma ngo umugabo arangije ararakara bitewe n'uko ngo atari yishimiye ibyo kurya ngo umugore yatetse. Niho rero ngo yatangiye gutongana n'umugore, ngo amubwira ko ngo agomba guteka ibindi biryo byo kurya muri iryo joro, ngo umugore agomba guteka ibindi biryo, ngo ibyo ngibyo rwose ngo ntabwo yabishaka, ntabwo ari buze kubirya. Hanyuma muri kwa gutongana, muri za ntonganya za wa mugabo, umugore yagize gutya abonye ko umugabo akomeje uburakari, arangije aheka umwana, ufata umwana we mutoya ngo arangije aramuheka. Amaze kumuheka ngo muri cya gihe yagiye gusohoka kugira ngo abashe kuba yahunga wa mugabo, n'ubundi nk'uko yari asanzwe abikora mu gihe wa mugabo yabaga afite intonganya mu rugo. Ngo arangije mara guheka wa mwana, ubwo umugabo arangije mu kubona ko umugore ahetse umwana agiye kugenda, yaragiye abatoraguje umuhini aho ngaho. Amaze gutoragura umuhini arawuzanye ngo muri cya gihe ngo agira ngo ukubite umugore we, wa muhini ubufashe wa mwana wo mu mugongo. Baramukubise, umwana narapfuye azize ubusa, azize akarengane, azize ya makimbirane nari ndimo ndakubwira, nari ndimo ndavuga, azize kwa kutumvikana. Mu by'ukuri uwo mugabo yatoye umuhini kugira ngo ukubite nyina w'uwo mwana, nawe ubwe ntiyaraza aho yari gukubita, ariko byanze bikunze ubwo ni mu mutwe cyangwa se mu bitugu, bitewe n'uko ubona niba ujya ubona umuntu uhetse umwana, abamuhetse nyine ubona ko umutwe w'umwana uri mu bitugu bya mama we. Hanyuma niba uwo muhini yarawukubise akawukubita umwana mu mutwe, byumvikana ko n'ubundi umuhini byanze bikunze ari gufata nyina mu mutwe, cyangwa se kuba wanamufata ku gakanu, ku ijosi, cyangwa se no mu bitugu, birashoboka. Ariko noneho ibyo byose byavuye muri ya makimbirane. Uwo mugabo rero yagize gutya ngo amaze kubona ko akoze ibyo bintu, yahise ahunga. Amaze guhunga, nk'uko abaturage baho ngaho nyine bari basanzwe bazi izo ntonganya zibira muri urwo rugo, banabyumvishe, ye bamwe muri bo ngo banabyutse. Hanyuma umugabo amaze gutorongera agiye, abaturage ubwabo bikoreye umukwabo wo kumushaka, baramushaka, ku bw'amahirwe baramubona. Bamwe bahamagara inzego za polisi zishinzwe umutekano kugira ngo uwo mugabo abashe kuba yafatwa, hanwe, bazwe ibyo yakoze nyuma yo kwambura ubuzima umwana we bitewe n'intonganya zivuye ku byo kurya, ku ifunguro. Ubwo hanyuma polisi iramufata, ijya kumufungira kuri sitasiyo ya polisi yari aho hafi. Ariko nanone abaturage bitewe n'umujinya, bitewe n'uburakari bwo kumva ko uwo mwana mu by'ukuri azize akarengane, azize ubusa, azize za ntonganya z'uwo mugabo zahoragaho buri joro. Hari ukuntu usanga nko muri karitsiye hari umuntu umwe rwose, cyangwa se hari urugo uzi neza ko butacya abo bantu batabaye induru, badatonganye, batarwanye, kurwana kwa hato na hato. Nyine hari ukuntu usanga ari nk'urugo ahantu muri karitsiye, mu mudugudu runaka, bikaba bizwi ko mu by'ukuri urwo rugo bigoranye kugira ngo buke cyangwa se burinde bucya hatumviswe induru.
burinde bucya nta ukomya karuru muri urwo rugo. Hari ukuntu usanga nyine hari urugo nk'urwo ngurwo ruba rubuzwa ahantu mu mudugudu runaka cyangwa se ahantu runaka, ngira ngo n'ahangaha rwose inaha hari ukuntu ujya kumva rwose umuntu avugije induru kibaza se mu by'ukuri iri joro izo ntonganya zivuye hehe. Hanyuma uwo mugabo rero ngo yaragiye afungirwa kuri sitasiyo ya polisi yari aho hafi. Gusa nanone abaturage bitewe na bwa burakari, bitewe no kumva ko mu by'ukuri ibyo bintu uwo mugabo yakoze biremereye ndetse ari ikosa rikomeye cyane, ubwo bagiye kuri sitasiyo ya polisi bashaka kumwihanira. Gusa nanone mu rwego rwo kugira ngo bacubye uburakari bw'abo baturage ndetse n'uwo mugabo azaze kubazwa, azagira igihe cyo kuba yaburanishwa abazwa ibyo yakoze, hanyuma nabihanirwe, inzego z'umutekano zo mu gihugu cya Uganda muri ako gace byabereyemo, ari mu gace ka Mugete, aho rero bahise bamuhungisha bamujyana ku yindi sitasiyo ya polisi kugira ngo nibura abo baturage uburakari bwabo bubashe kuba bwagabanyuka, ndetse uwo mugabo nawe aho afungiwe afungwe mu mutekano, mu mutuzo, kugira ngo igihe cy'iburanishwa cyangwa se igihe cyo kubazwa ibyo yakoze azabibazwe nawe ubwe afite agishoboye kuba yabisobanura. Bitewe n'uburakari abo baturage bari bafitiye, byashobokaga ko mu by'ukuri banamwambura ubuzima bose. Mu by'ukuri mu gihe ubona ko hari uburyo uwo mubana afite umujinya uri hejuru cyangwa se nanone afite uburakari, birashoboka ko hari uburyo wacubye uburakari bwe mu gihe utabishoboye, ariko nabwo ugashaka nanone ubundi buryo mu by'ukuri warengera ubuzima bwawe, warengera amagara yawe ndetse n'abana bawe. Mu by'ukuri nk'ubwo umwana yakubiswe umuhini, umwana yararenganaga ndetse nyina yarashatse uburyo bwo kuba nibura yabahunze, akaza kugaruka uburakari bw'uwo mugabo bwashize nk'uko n'ubundi yajyaga abigenza. Ngo abaturage rero batuye aho ngaho cyangwa se abaturanyi babo bari babizi neza ko ngo uwo mugabo n'ubundi ahorana amahane muri urwo rugo n'ubundi ruhorana amakimbirane, ndetse ngo akenshi uwo mugore ntabwo yakundaga kurara mu rugo, aho ngo uwo mugabo yatahaga mu gicuku buri gihe ngo afite ayo mahane. Uwo mugore mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yarokora ubuzima bwe, akagira gutya we byagera nijoro agahita yigendera.